Nyuma y'uko leta y'u Rwanda ifashe umwanzuro w'uko buri muhinzi mworozi agomba kwishingira imyaka n'amatungo bye, abatuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye aha barumvikana bavuga ko kuba ibishyimbo bitari mu bihingwa byishingirwa kandi hari igihe biturutse ku biza usanga bagwa mu gihombo kubera ko iki gihingwa cy'ibishyimbo kitari mu bwishingizi, ariho bahera bifuza ko iki gihingwa cy'ibishyimbo nacyo cyakongerwa mu bindi byishingirwa. Duhora n'imbogamizi rimwe na rimwe nk'izuba rivuye, izuba rirava imyaka ikuma, noneho hakabaho n'igihe imvura iba nyinshi nanone ikabiboza. Icyo gihe rero urumva ko umuntu aba arumbije ahantu henshi imyaka yarumye. Niba rero yakuma umuntu akajya kugira kuvomerera imusozi, ntago nzi ko byakunda wahinze hanini. Iyo uri mu bwishingizi niyo yakwishingira ikagira icyo kumarira warumbije byadufasha. Ku bishyimbo se, ku bigori ho batuboneye umuti, ariko ku bishyimbo ntacyo turabona cyadufasha. Nyine iyo izuba rivuye urarumbye ugataha kandi wahinze. Bityo rero urumva ko inzara iba yinjiye mu rugo yagufasha cyane. Aho hantu hadufasha babushyizeho, nta cyiza nk'ubwishingizi ni ukuri. Noneho nk'ibishyimbo by'ukwa cyenda ahava izuba ryinshi, nitanzeho nk'urugero nk'ahantu nahingishije abantu 3 nanjye ndi uwa 4, hano twahinze imibyizi 4 turi abantu 4, nta n'ikiro nahakuye. Nibyo natangagaho urugero mu kanya, byose byararumbye nshingamo ibiti ntibyigeze byurira ibiti. Noneho mw'iki gihugu twateguye twabaye nk'abarimira wenda ngo hahore tuzashyiramo ifumbire, wenda ibyo mu kwa kabiri hari igihe bishobora kuba byo cyangwa n'ibibere ntabwo tubizi. Nabonye ikiza cy'ubu cyaratewe n'izuba ryinshi, twamaze guhinga izuba riracana, turabagara dushingamo ibiti, ubona nta kibazo twaranafumbiye, ariko ibishyimbo ntibyigeze bizamura imitwe ngo byurire ibiti. Biramutse bigiye mu bwishingizi byabafasha iki? Byonda byafasha umuhinzi, kuko nk'ubwo ahantu natanze 8,000 naraguze imbuto, naraguze ifumbire, heze nk'ikiro kimwe cyonyine, ubundi ibiti nashingirije bivanamo ko nakabishyizemo nta gishyimbo cyuriye. Madamu Ingabire Marie Immaculée, umuyobozi wa Transparency International Rwanda, avuga ko bagiye gukora ubuvugizi ariko batabukoreye bano bahinzi borozi gusa bo mu murenge wa Nyamabuye, ahubwo bagomba kubukora muri rusange kugira ngo kino gihingwa cy'ibishyimbo nacyo kijye mu bizajya bihabwa ubwishingizi. Ikintu dukora cyane n'ubuvugizi ni ukwegera abaterankunga tukabasaba amafaranga, ariko tumaze kubona ibintu bikenewe. Ubwo rero mwe mu bo tugiye gukoraho ubuvugizi ni akarere, kuko burya gahunda idashyigikiwe na leta mu gihugu nta kishobora guhindura ku buzima bw'abantu. Ariko mu karere akariko kose, burya akarere niko leta, kuko niko kayihagarariye rwose. N'abatarakumva mukumve, ibishyimbo maze kubyumva inshuro nyinshi. Buriya ni ukwegera akarere na Minagri tukaganira nabo bakareba igishoboka, ko nyine ikidashoboka kiba kitarashoboka. Si muri kano karere ka Muhanga gusa humvikana abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi bumvikana basaba ko igihingwa cy'ibishyimbo cyakongerwa mu bihingwa byishingiwe, kuko n'abandi bahinzi bo mu bice bitandukanye by'igihugu bakunze kubigarukaho bifuza ko igihingwa cy'ibishyimbo nka kimwe mu bihingwa ngandurarugo bikunze kwifashishwa n'Abanyarwanda mu mirire yabo ya buri munsi cyakongerwa mu bihingwa byinjijwe mu bwishingizi nk'umuceri n'ibindi. Ngendera Patrick Muhirwa, Prime TV mu ntara y'Amajyepfo.